Ese ibihe byiza nizere ko mukomeje kugubwa neza cyane ndizera ko ibyo mukora byose Nyagasani akomeje kubihira. Tugiye kugaruka ku kiganiro n'itangazamakuru, ni ikiganiro umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame yajyanye n'abanyamakuru batandukanye bavuye hirya no hino ku isi. Ni ikiganiro cyagaragayemo amagambo akomeye cyane ku ruhare rw'umunyamakuru ukuri mu itangazamakuru ndetse n'imibanire hagati y'abanyapolitiki ndetse n'abanyamakuru. Interuro imwe yagarutsweho cyane igira iti your opinion is not always a fact. Mu kiganiro twavuga tuti igitekerezo cyawe ntabwo buri gihe kiba ari ukuri kw'ibimenyetso. Ariko iyi mvugo isobanuye iki? Kuki uwatanze amagambo yashimangiye ko nta muntu ugomba kwiharira ukuri? Kuki yavuze ko abanyamakuru bagomba kubaza ibibazo bagasaba ibimenyetso kandi bagasaba umuntu gusobanura ibyo avuga? Cyane cyane iki cyatumye nyakubahwa Perezida Paul Kagame anenga minisitiri wari wagiranye nyine kutumvikana n'umunyamakuru? Rero nibyo tugiye kurebera hamwe muri iyi nkuru yacu. Nayo kiri gusabwa no kujya hasi yari subscribe ugakanda ubundi tugakomeza kubana. Muri iyi nkuru ikintu cya mbere gikomeye n'itandukaniro riri hagati y'igitekerezo n'ukuri. Umuntu ashobora kugira igitekerezo gikomeye, ashobora kukivugaho afite icyizere, ashobora no kuba ari umuntu ufite umwanya ukomeye muri leta, ariko ibyo ubwabyo ntabwo bihindura igitekerezo cye ngo kibe ukuri kudashidikanwaho. Ukuri mu itangazamakuru gushingira ku bimenyetso, amakuru yizewe, inyandiko, ubuhamya bushobora kugenzurwa ndetse n'ubushakashatsi bwigenga. Niyo mpamvu umunyamakuru adakwiye kuvuga ati uyu muntu yavuze ibi bivuze ko ari ukuri, ahubwo agomba kwibaza ati ibi yavuze bifite ikimenyetso, ninde ubihamya? Hari inyandiko zibyemeza, hari abandi bantu bigenga bashobora kubyemeza. Ese ubwo nuko bimeze? Gusa nyuma mbere yuko dukomeza iyi nkuru reka tubanze dusubire inyuma. Ni inkuru yatangajwe n'umunyamakuru ukorera Mama Urwagasabo akaba na nyiri Mama Urwagasabo, Mutesi Scovia, ubwo minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Jean Patrick Olivier Nduhungirehe hari inama yari yitabiriye, baza kuvugwa ko itarimo abantu bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu gihe abo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bemezaga ko batanzemo n'igitekerezo, umunyamakuru aza gutanga nawe igitekerezo avuga ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari ihari. Ubwo ndabibabwira muri make ntabyinjiyemo cyane. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Jean Patrick Olivier Nduhungirehe aza nyine kutumvikana n'uwo munyamakuru, ajya ku rukuta rwe rwa X yahoze yitwa Twitter, agira ibyo atangaza avuga ko ibyatangajwe atari ukuri. Ibintu byagiye bikwirakwira hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, aho byaje no kujya nyine mu kiganiro n'itangazamakuru. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yari arimo ari kuganira n'abanyamakuru batandukanye, bwo Mutesi Scovia yahagurukaga agiye kubaza ikibazo nyakubahwa Perezida wa Repubulika nk'abandi banyamakuru bose. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yaje kumusaba kubanza gusobanura cyangwa se kumubwira iby'iyo insida yabayeho hagati ye na Minisitiri w'ububanyi n'amahanga ndetse n'ubutwererane w'u Rwanda, aho haje kuvamo inyigisho ikomeye cyane igaragaza ko igitekerezo cy'umuntu buri gihe ntabwo kivuze ko ari ukuri. Ubwo mu kanya gato reka mbanze mbareke mwumve igice gito ku byo baganiriyeho, ubundi ndagaruka ngira ikindi kintu mbabwiraho. Reka tubanze twumve nyakubahwa Paul Kagame, Minisitiri Olivier Nduhungirehe ndetse na Mutesi Scovia. Your opinion can be a fact much as it may not be a fact. Your opinion is not always a fact. Nobody, this is why I'm telling you, nobody owns the fact. And that's why journalists, as we know it, nubwo mujya mutunenga ahubwo twebwe ntabwo numva ko iyo umuntu yavuze ikintu kubera ko ari minister, byanavuzwe ko ari minister, so nobody says anything kubera ko byavuzwe na minister. How?
So your exchange is flawed. It's not right. You didn't even, if you really wanted to act even as a minister, you wouldn't have had this exchange like the way you did. Niba ari ukugiye kujya udiringa n'aba journalists, then there is a problem. So byabanje kuba ko ari interpretation ya French n'ikinyarwanda kuko ni nabyo wanditse, ni nkaho bababwiraga ko bakwiye kuba bazi igifaransa kizima kitari icyo. So byavuye no kuri substance byagiye muri ibyo ngibyo birimo iki wowe nka minisitiri cyo bibonamo ni iki none? It was just to ensure yuko abanyarwanda bahabwa the right information ku byerekeye ibyabaye gusa. The right information iva mu bibazo bibazwa. If they are asking you and you can substantiate what you are saying, abanyarwanda they are benefiting. Another time actually they may question you and find what you said was not right. Still abanyarwanda will benefit. Because Olivier does not have a monopoly of facts. Do you? No, I don't, sir. Hey, so. Why would you behave in exchange as if you own the facts? Na Albert wagusapotingaga bimwe uranamubaza akavuga ati nabyibagiwe, ati ntabwo numva mbizi. Ubwo se what is the argument? Muvaneho akajagari mu buzima. So you ask what you are. Actually what concerned me why I raised it, I saw him her apologizing and I thought she didn't have to apologize. Apologize for what? Nasabye imbabazi kubera ko ndi umucuruzi mfite televiziyo, minisitiri kuvuga ko tutize tufite ibintu bitameze neza nshobora gutakaza isoko, nagombaga kujya mu ruhande rumeze rutyo. Ariko kuri jewe waritakaza wa apologizing. When you apologize, babona nasabye imbabazi nabo bambabarire. There was absolutely no reason to apologize. None. In fact, Olivier, minister should have apologized to have even himself gone into exchange with the journalist over this nonsense. This is absolute nonsense. Okay, go ahead. Yes, nkuko mubyumvishe, iki ni ikiganiro gito ngo twakase mu kiganiro kinini ubundi bagiranye, ndavuga nyakubahwa Paul Kagame ka perezida wa Repubulika y'u Rwanda, minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane w'u Rwanda Ambassadeur Jean Patrick Olivier Nduhungirehe, ndetse n'umunyamakuru Mutesi Scovia. Ubwo nyakubahwa Paul Kagame yarari gukemura nyine icyo kibazo kugira ngo abantu babyumve mu buryo bumwe. Rero iyi nkuru ishingiye ku mpaka hagati itangazamakuru n'abayobozi, cyane cyane ku itandukaniro riri hagati y'igitekerezo n'ukuri gushingiye ku bimenyetso. Ubutumwa bukomeye nuko nta muntu ugomba gufatwa nk'ufite monopoli y'ukuri, yaba minisitiri w'intebe cyangwa se undi mu minisitiri wese, umunyapolitiki cyangwa umunyamakuru. Iyo umuntu atanze amakuru akomeye agomba kuba ashobora kuyasobanura no kuyashyigikira n'ibimenyetso. Ku ruhande rw'abanyamakuru inshingano yabo ni ukubaza ibibazo, kugenzura amakuru, gusaba ibimenyetso no gutandukanya fact, opinion, allegation na analysis. Kandi ikibazo cyagarutsweho ni minisitiri wasabye nyine ni minisitiri ameze nk'utarumvikanye n'umunyamakuru, aho yaje no gusabwa nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda ko yasaba imbabazi. Umunyamakuru we yagaragaje ko yasabye minisitiri imbabazi. Watanze imvugo yavuze ko atabonaga impamvu yo gusaba imbabazi, cyangwa se ubwo n'umukuru w'igihugu utabona impamvu yuko Scovia agomba gusaba imbabazi minisitiri. Ariko iki ngiki hari abantu bagiye bashaka kwifata mu buryo butandukanye. Icyo bishatse kuvuga nuko uburyo igihugu cy'u Rwanda abaturage bafatwa
buri muturage wese afite ijambo ndetse afite n'uburenganzira bwo gutanga igitekerezo uko abyumva, kandi igitekerezo cye kikaba kitaburizwamo bitewe n'undi muntu uwo ari we wese ushobora kuba wagize nyine n'undi muntu uwo ari we wese bitewe n'izina afite. Niyo mpamvu minisitiri asabwe gusaba imbabazi Mutesi Scovia. Hari abantu nyine nabonye bagiye babifata mu buryo butandukanye, ariko ibingi ntago ari ugusuzugura minisitiri, ahubwo nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda yashaka kwerekana nyine uburyo abantu bose mu gihugu bafatwa mu buryo bungana, yaba umuyobozi wo hejuru, wo hasi ndetse n'abaturage basanzwe. Igihugu ni cya buri wese. Muri rusange iyi nkuru itanga isomo rikomeye. Umwanya w'umuntu ntabwo uhindura igitekerezo cye ngo kibe fact. Ukuri kugomba gushingira ku bimenyetso, kandi abanyamakuru bafite inshingano yo kubaza no kugenzura mbere yo kugeza amakuru ku baturage. Ngo nuko bimeze abyumva, kuko iyi ni imwe mu nkuru iri gucacara hirya no hino ku bitangazamakuru bitandukanye, harimo n'ibitangazamakuru mpuzamahanga. Ubwo rero nuko nk'uko bimeze, nuko byifashe, gusa abari kubifata ukundi nta byacitse yabaye. Ibi ni ibintu bisanzwe. Umukuru w'igihugu yakoze icyagombaga gukorwa, kandi nyine yerekanye ko buri muntu wese mu gihugu afite uburenganzira bwo gutanga igitekerezo ndetse akagitanga uburyo acyumva. Murakoze cyane, kanda subscribe.